ngibi ni October. Godfather yanze kubabaza umutima. Reka tumyutinge Eva niko tega amatwi. Nyuma yaho waje kumbaza Eva byagenze bite? Ndaceceka. Urukumva? yariyunze. I'm so proud. Tega amatwi. Sister, I'm so happy for you. Kumani nazako ceceka. Kuba wiyunze n'umugabo wawe. I'm Ceceka so mute your mic ntabwo wimvugiramo. Ahangaha urukumva? Ubwo umuje ntabwo ngewe Eva nshubije gutya nyuma yaha Eva yaranshubije Sande warambajije kandi we yabiri muri telefone yindi oya uyu ni ngewe humura Sande ndahari humura amahame ndahari namuhangayikiye nabonye umwana bataye umunyamurenge mwiza waje muri arengerwe n'amazi warumara akundi Nyagasozi utofuck zongwicho Murakarira ujya mano no mutipa arakabya bro none tubaho ngaho nurayizo mutinge uwani mutinge gigi sibyo ahangaha cyakurikiye gigakora iki se gigakora iki wowe ariko mani mujye mureka kubahukana Dumba gigakora iki akorwe mu nda nikora wakagaruka ago mwana Stefan kuraho ibyo ngibyo tuganire uwani mutinge gigi Godfather reka tuganire na gigi please I beg Godfather please kuraho ibyanjye na Eva tuganire na gigi nukuri nta byanjye nawe nukuri wimbe na Eva ariko warampunze nawe Eva uretse gato yarampunze uretse gato hano ahangaha Sande warabyutse uranyandikira urambwira igisetsa cyane bareka aho yankati ntega amatwi ahantu yagukatiye mbakwereke yego hanyereka mbakwereke uyu si wowe aho yankati uburetse abanyarwanda ntimuzi Dumba nge erega bro ntabwo erega izi media biba byoroshye cyane uburetse birohe ni danje igisetsa cyane barasa Dumba nsomera dore hano Dumba nyuma yuko uburetse gato kugira ngo biratinda se ariko banyarwanda Eva mufitiye kurashe na nubu nuko yiyunze n'umugabo we na nubu ndacyamufitiye kurashe uburetse gato Sande dore uyu si wowe ngewe igisetsa cyane barasa ntega amatwi ugisetsa w'ikigo Sande yafashe screenshot uzenguke oya ntabwo bivuze uvuze ngo Mike uretse Dumba reba hano Sande yafashe screenshot arayinyoherereza mu gitondo ambwira gute Eva yavuyeho I swear nari mutunguye nsanga yaramburotse nari namwubakiye inzu aho ntuye nari namuhaye inzu aho ntuye twabyumvikanye so ni ukuvuga ngo akimara gukora buriya bunyanga bwa hariya hirya Eva yahise aboroka Gasiya no agita umugabo we usibye ko nishimiye kubiyunze na funga mike yawe ngufunze bwa nyuma do no go there urongera kujya muri ntuzo y'abandi ntago nza kukwemerera kandi this is the last warning nguhaye ntiwongere gukoresha amagambo uri gukoresha Eva yakwihangana okay good ndi kuganira rakaye wa screenshot Godfather ndi kuganira rakaye ndamwubaha sorry no please ndi kuganira yareka bakwereka bakudarape oya Godfather deka zohereze ngewe hano bakohereza ikirobezo no Godfather bakohereza ikigoryi Dumba zohereze Godfather zohereze ngewe hano mwereke utuntu nikore erega Dumba yantumye kuri Eva no Dumba ni ikigoryi erega Dumba ni ikigoryi
zohereze hano mwereke utuntu nikorera. noneho Watangiye ararakaye uri kwa Gigi. ariko rero ngiye niba ari uko tugiye gutangira umwaka ararakaye niba ari uko tugiye gutangira umwaka ntabwo ari byo kabisa ubu Na- ngubu ab- sorry, sorry, so gifata ceceka Sande yabangamiye abantu. ndakuyamye ku buryo Sande ntabwo yabangamiye kubona abantu. ubundi njye mu nkandeho Ceceka Sande tumukudarapire neza. Sande uzi ko ndi kumva mfite ubwoba. nabuke ntanabuke mwebwe having a fun Nyamara wakisubiraho hakiri kare ukavuga akabyihorera. haseba Eva aramusaba idarapye niwe waseba ariko ndabizi nawe ko atabikora niyo mpamvu navuze ngo ntabyohereze Dumba abyohereze Godfather maze mvaneho nimero yawe haseba njyewe Brigade. mu nkandeho nshyireho bino bintu no ariko njye nari ngufitiye kurashe ko bavuze ko watandukanye n'umugabo ariko se waretse ntiwavuze ngo nimba no njye naragukundaga rega reka tubwire abantu utarabidarapa njye namukundaga uno mugore gabanya urunwa ariko Reka umva turakubesha ntabwo twabidrapa. okay sorry Kari kivuyemo. nanivuyemo ndapfuye nagize ngo arabidarapye Yaratangiye kubidefanda. Yarigeze ngo arabidarapye Bidefada wallahi. ariko Godfather nakubwiye ko Dumba ni umugome bro Dumba ni umugome bro ndabizi wanteranije nabyanga gufata no Dumba ni umugome man rega cya Dumba uzi ko wamborotse nacyo gigata cyumboroka man none se man hano ko harimo PR izi boro ndazisiba ndiko ntashaka kwerekana nimero ya sa ariko se nimero ya sa aricyo bitwaye kuyerekana byerekane what the fuck nyerekane ntacyo bitwaye nimero yawe nta ribi ariko yerekane ko nanavuze ko Eva naramukunze umugabo yamutaye nashaka kumwishakira Darapa God. yerekane n'ubundi erega Eva yerera babaye man uriya mutipe Atubabarire. ese reka reka undi muntu uriya muntu ntabwo bihari yaramutaye ndamwishakira ndavuga niki indese ninde wakubwiye ko ngukeneye ko Sande uri umugore wa mugore w'inkumi siba waruzingo we azingamye ndetse ariko izi nzingo ziri hejuru azingamye nk'uko yazingamye ukabona nk'inonje njyewe umuntu nahaye izi screenshot ari kubona Ndimo ndagenda. noneho Godfather umva Dumba niba turi kuganira ntabwo naganira kimugatema ari hano merci ayiwe gahise yibye Vaho rero ugende. Come on. Aragiye. Nagome yafanga aho tumureba neza dusome chat tumureba. uri nikagiye kuri njye ngira ukuri 100% ni ukuri mukazane tukotesha Rero njye ibiboro bya screenshot bijya gushiramo tunza birananira. bikore no hera ku ya mbere Eva Oya ndimo ndavuga ucahe kugira ngo zishireho. Godfather yazishizeho ahera conversation yahere no bro nada erega namugiriye courage what the Good fuck morning ceceka. Cyatore tukamanure dusome. oya mu bimano ndi hano Ye ni ya mbere. Good morning. Who is this? Uki utitaba. Erego mukahita sajya muri dima gatajya kwa. nyine ninde wavuze ko atitaba no wari kuzishiraho vara ni njyewe ariko si wowe Eva ndaheraho kuyihendekeye erega yo umutindi umugabo yaramutaye reba hariya nyine yatangiye Aho ngaho aho yatangiye ari missed call nyine ampamagara aho ni hagati sinamwitaba ndamwandikira good morning arambaza ngo ndinde aho iyo ngiye ni nk'iya gatatu ngo ndinde ko atamenye ndamwagutuhamagara umuntu utazi mpita mwihorera nibwo rero yahise atangira conversation amvuga nk'izina bishireho biriho hari iyindi nkuzi ko wacanganye icyuma mu mihanda nakubaza urinde komeza no nari nkuzi nkubaza ngo urinde nari nzi ko warushye ziba mani ariko se wacecetse Ceceka tubanza twirebere. kubera ko nta nkunyomoje ibyo wavuga no wari wararushye ngaho komeza Oya reka kandi umusaza ceceka tumaze kuvuga nabi. uretse gatoya komeza ceceka mani sandi mute your mic ndabizi I'm muted mutinga barakuraburije urumva ahangaha ndabona nibwo nkibona text
yewe yansibika yararikodingaga ndamwubaha ntabwo yari coding agafashe screenshot ngewe nshyiramo 24 ariko cyararikodingaga ni ikimara nari ntangagiye umunyamurenge wa Seva wa mugani umuhanzi yaragitaye ariko yarakigarukiye Seva urongera gukoresha ijambo ririmo kugira ntabwo mvura nkubwire sande niba utaratoje ikinyabupfura sometimes umenya n'amagambo ukoresha ni igiki cyane please respect tuganira hano niba bazanye ibi bintu ntuzane ibintu byo gutukana aha sorry mute your fucking nonsense mic Jesus nyine sorry can you fucking mute your kintu muting mic yawe ukakora ndakimanura so ahangaha urabona ariko se wa muting mic ariko sande se tukakota mu mahoro ariko kubaga sike aravuga ngo hamagaye niba utari nta mpamvu okay niba utanzi nta mpamvu niba utanzi nta mpamvu yaragikatiye kirahamagara buretse gato ntabwo nahamagaye ziba missed call ngi missed call wakiwe rero yanga kugufata uhita uvuga it's okay wumva uhita umuha na peace ahita aguha peace urabona yahise aguha peace arakurangiye hara mwaravuganye no ikibazo cyanyu rero muri kunkoma namuhaye peace ko ntari mukeneye cheka hano iyi call yabaye accepted we buretse iyi call baravuganye se no god fan nimba ushaka kugira buretse cheka gato iyi call ntabwo yayifashe ntabwo yayifashe Eva mwaravuganye no twaravuganye Eva hano mwaravuganye iyo ni mission no wibaza Eva mbaza nanjye mureke mbabwire biba kandi byiza sana niba hano natangira kuvuga n'ibyamara iyo habayeho kubahana iyo habayeho nakubakana mu marura ese uno mutipa arakoresha ayo magambo yongere rimwe ndakwereka ari mu ngenereka okay sorry Eva can you shut the fuck up and mute your nonsense mic iki kintu wa muting mic yawe gato ndakimanura kandi ninyimanura irunga ntabwo yongera kumbwira ngo ngizamure ki reka tugende Eva irunga sorry ntibamanura iro ndakumanuye Eva karama ntabwo niba nuzamuka ntabwo nongera kumanura ahubwo ndakuboroka ki maze kurya mu mutwe nk'isereri Eva reka duhere kuri conversation hano hejuru okay reka ni hano oya I think it's right here yarabyutse mu gitondo aguhamagara from nowhere yamamagaye ninjoro saa 7:29 wallahi saa 7 za ninjoro utazi umuntu uguhamagaye uwo ari yes mu gitondo ndamwandikira good morning nk'umuntu wambuze arambwira good morning who is this sawa nyine kandi yaguhamagaye yes ninjoro saa 9 sorry saa 7 nari nka 7 yindi bari washizeho mu kanya Eva nanjye ajya yanga kunyitaba saa 7 za ninjoro ni iyi ngiyi yes arambwira ngo nibwo akibona message yanjye nyine ya good morning ngo sinabimenye ngo ndi gukeka naguhamagaye but nahamagaye benshi ndamwa okay of course numvaga uyu muntu ntazi none okay niba wahamagaye benshi sinashaka kubyitaho dasi ndavuga okay arangije arambaza ngo uhamagare ndamwa niba utanzi nta mpamvu sawa nyine arampamagara urabona ko zari 2:00 za mu gitondo na 45 ahita mpamagara direct ndamwihorera iyi ni message call ntiwamwitaba sinamwitaba arakubwira ngo it's okay hashize umunota umwe ngo it's okay nanjye ako kanya ndamubwira ngo it's okay arambaza kuki utitaba ndamubwira ntago nitaba abantu ntazi mama ariko ubwo uzikore bwo conversation tuyibonye yindi screenshot yindi sigaye I'm sorry sinari nakumenye pe mbabarira aragenda arandika kuri handi nanditse ngo ntabwo nitaba abantu ntazi arandika ngo nkora iki arongera arampamagara ndamwihorera ndamwandikira ngo nyibwira yatangiye avuga ko atanzi yahamagaye abantu benshi ahita agaruka hano ngeva ngo please ngo reka ibyo nitwa Justin Sunday ahanga ako kantu kariho hano naranditse ngo okay niyo conversation ya nyuma nagiranye nawe
shyiramo request hano ahangaha turakureka uvuge. kandi mumbabarire uyu muhungu ntiyongere kunsuzugura Nagusuzugura, fata nta modereta kintu uhita kibi namubwiye nta n'ikintu akira modereta uhita umukoresha icyo ushaka. bamwita Justin Sande ankanze hakara Following wakira bizora ameze nka Sande zamuka. Following nguhereze modereta Eva. urakaraburiza ntago following se nago wa following Godfather we iyi ni account iyi yindi. account amufollowing se Godfather ninde ukimufollowing? Justin Sande wallahi Justin Sande wabibonye ko witubaje waronto ariko wumvise amagambo yambwiraga Okay, mwe muretse gato murebe. batawe None se n'umugabo Sande. Sandri gukabya bro. Sande uretse nagwaye modereta Eva. Sande Uretse gato. ariko ntame ibintu bizima Nukora amakosa ukibeshya ugakoresha ijambo riri mu kanwa Eva arahita kuboroka kandi sinza kuborokora kuri account. Kubahanira rero muri ubu buryo twumvikana. Do not use the word you could disrespect Eva. Ntabwo ari uguhumura ahubwo weho witonde kuko arahita kuboroka ni modereta. yo mwubaha kukurusha wowe rero. yego Tugende gatoya rero, it's okay, ndumva genda. Hano muri izi message urabona iringi atari ihungeta no kubuza umuntu amahwemo. Ikindi cyakirimo ni ukubuza umuntu amahwemo. Abanyarwandakazi namwe ni murebe Dumba. Iringiri ni ukubuza umuntu amahwemo. No guhoza ku nkeke. Uretse gatoya. Ayahe nyine muyambwire. Ni gute murebe, reka turebe here turebe ku ya mbere. Warangiza ukaza hano ugakora icyitwiharabika. Uvuga ko umuntu yagukunze. No twarakundanye ntabwo yankunze ntamukunze. Muri izi message arimo gukundana? Muri bibaza arimo gukundana. No nta muntu ugusubiza utamukunze. Uziko abantu baza Godfather urumva ibi bintu bidafite proof Eva kazana uziko bavuga ngo nibyo. No ariko yarankunze nanjye namukunda. Sande hano twitsa amazi. Abantu bahita bavuga ngo nibyo nk'ubu Eva urabona Eva nari ntangiye kumva ati Eva ko kiriritse nari muvuyeho. Kandi byari binyobeye. No twarakundanye nge na Eva. Jewe umva. Urumva? Sande waranyandikiye? Ego. Urambwira wumve Dumba. Ariko baza abantu niba no hiri yagenze neza. Ega amatwi. Urambwira ati bimeze bite ko nshaka kuvugana n'umuntu bita Eva. Nge ni crush wanjye. Ega amatwi ntabwo ariko wambwiye. No nta crush nuko utazi Icyongereza. Ntari ibintu ushaka kuntoki. Hari nundi nurangiza uwo ngo nanjye ndakubwira uwo Sande yanyandikiye nanjye byanjye bivuge. I mean Godfather comments. Urumva? Sararanyandikira. Antuma kuri Eva. Urumva? Cyane muri gukorera Dumba ni byiza mukomeze ibyo bintu birasa n'imyanda. Stefani ibyo bintu mutangiye niyo gahunda tugiye kujyaho mu sharing live abantu batangiye. Mutumye n'ibitotsi bigenda bro. Sande uranyandikira untuma kuri inde? Kuri Eva. Ubutumwa bwawe mbutwarira Eva. Eva ubutumwa nabukugejejeho yes or no? Yego warabungejejeho. Kandebe ukuntu wansubije. Uretse gato Eva. Sande avuze ko basohokanye na Eva. Uretse gato. Eva atarasohoka, Eva atarasubirana na John. Baguzo beze no mereho. Uretse gato. Message yibe. Ako jene inzenga tompanga. Uretse gato. Ngiyi message Sande uko yayimpaye niko nateruye nyihande. Niko ateruye ukayiha Eva. Nguko nayiteruye Godfather ntabanga ngira. Reka nze nyibereke. Nagura akabati cyangwa firigo yawe ntabwo igikanyisha wa mugani w'abarundi. Uretse gato. Ntabwo ngenja n'imboga. Reka ndabibereka. Ndabereka nibyo Eva yashubije. Fun. Bombo clat. I see that. I'm reading that. Uretse gato. Kuvuga ngo Sande. Urumva munda kanza naka konte njya mugiraho. Musharing live.
Okay, ni ukuvuga ngo ibyo Sande wanyandikiye ngibi. ko numva mfite ubwo Murampa uburenganzira mbishyireho? Shiraho. Oya, ntabwo ari we Eva mbishyireho. yabishireho Sande mbishyireho. Wakoze mu nyamarira y'ukuboko. Sande mbishyireho. Sande mbishyireho. Shirayo. Sande mic yawe iravuga. Uri kumusaba uburenganzira. Mani mutapinge screen. Aisahwera. Sande yamaze konesha tayari. Nuko kaza Godfather, Oui. Godfather, va ku bigoryi nk'ibi ubazamuye byagiye bishyireho. Okay. Urongeye uramenyereye kandi. Uburetse Uri kimara ariko abantu bose muretse Dumba soma hano. Ariko sha. Iyi ni message Sande yampaye. Iyi message yayiyandikiye nge. ni njye nayanditse. ese mani wafuhaye wazampaye Eva Shingira mani. tukamushingire. Emma, Ukuntu yashatse kwandika yaravuze ngo ese mani wafuhiye. wazaduha ahari waduhaye Godfather, niba turi seriye vugana na Dumba umunyutinge nk'ikimara gigi. Yes or no? Mani kimara ni wowe mani urumva? Uburetse Gigi Kimara ndaza kikurenze ni cyane. Fata pause Godfather bantu ufate pause y'iminota 2 gigavuga. Uburetse oya. Muretse kwanza. Dumba ngiye kumanuka Dumba Eva Mbere yuko manuko buretse kaze nsoma iyi message. nyine muting. Ese mani buretse gato Dumba. Waretse giga kavuga nk'umunota umwe Ariko se buretse mureke gutuma abantu mureke bro, mureke gutuma abantu ariko waretse gushoza intambara. Hano uyu musijene yaranditse ngo no Godfather reka giga vuge. Ariko avugisha induru birenge ariko swatse kumvugira. Mumanure nyine what the fuck? mumanure cyo nakamanure ntuza mu ntuza. Umva hano ukuntu yaravuze ngo ese mani wafushye Eva wafuhiye Eva tukamushi Sande yize n'ibintu ushaka gusoma ijambo ntabwo birimo biragwamo mu biza gukora. Yaragiye kwandika ngo waduhaye. ni waduhaye Dumba Eva. Ese mani kumanuka mu bivuge ntahari Dumba uburetse gato urakamanuke mageragere. Umva hano yaravuze ngo mani waduhaye Eva tukamushingira mani. Uzamubwire uti Ohayo haba umukire w'umuzungu ashaka kuguha ko ntacyo uvuga ko ntacyo uvuze. Naracecetse. Wari wabibonye se? Ibi nayo nabibonye gusubika ibi nabisubizaho iki. Noneho Yamwandikiye 12:00 arongera 2:00. urumva reka gusanga ibi nabisubizaho iki. Noneho amaze kubinyandikira ibi uko yabimpaye narabiteruye mbihande Eva dore ukuntu yanshubisha. uretse gato wobihaye Eva. Narabikubwiye ko nabimuhaye. No ubikira igihe gusubije. Please. Ngibyo Eva yanshubije. Nagashingire nyina Sande binanze kubikubwira. Ni ibintu himbye ntabwo uri kwimana ngo uyu Eva niko yanze. Uri kwimana ngibi dore ngibi ni October. Godfather yanze kubaza umuti. Reka tumyutinge Eva niko. Tega amatwi. Nyuma yaho waje kumbaza Eva byagenze bite. Ndaceceka. Urikumva? Yariyunze. I'm so proud. Sister, I'm so happy for you. Kumani nazako ceceka. Kuba wiyunze n'umugabo wawe. I'm so happy my love. Wivugiramo. Ahangaha urukumva? Ubwo umuje ntabwo ngewe Eva nshubije gutya nyuma yaha Eva yaranshubije. Sande warambajije. Kandi wene yabiri muri telefone yindi umbaza. Oya, uyu ni ngewe humura Sande. Ndahari humura. Amahamwe. Ndahari. Namuhangayikiye nabonye umwana bataye.
umunyamurenge mwiza waje muri karengerwe Amerika. n'amazi warumara akundi nyagasozi utofaka Yego. zangwicho Wimurakarira ujya mano no mutipa arakabya bro. noneho nitubaho ngaho nurangiza umyutinge uwani myutinge gigi sibyo ahangaha icyakurikiye Ni ukuri Gigakora iki se? Gigakora iki turaganira wowe? ariko mani mujye mureka kubahukana. Dumba gigakora iki? gakorwe mu nda nikora wakagaruka Go mwana wa Stefan kuraho ibyo ngibyo tuganire. uwani myutinge gigi Godfather, reka tuganire na Gigi. Please, I beg. Godfather, please, kuraho ibyanjye na Eva, tuganire na Gigi. ni ukuri nta byanjye nawe ni ukuri wimbere. Byanjye na Evo Ariko warampunze nawe Eva. uretse gato Yarampunze. uretse gato hano ahangaha Sande warabyutse uranyandikira urambwira igisetsa Ariko cyanda unyereka aho yankatiye. ntega amatwi ahantu yagukatiye mpakwereke Yego, hanyereka. mpakwereke uyu si wowe Aho yankatiye. uretse abanyarwanda ntimuzi Dumba njye erega bro ntabwo erega izi media biba byoroshye cyane uretse Ariko gato irohe ni danje. igisetsa cyanda barasa Dumba nsomera dore hano Dumba nyuma yuko uretse gato kugira ngo biratinda se. Ariko banyarwanda Eva mufitiye kurashe na nubu nuko yiyunze n'umugabo we na nubu ndacyamufitiye kurashe. uretse gato Sande dore uyu si wowe Njyewe igisetsa cyanda barasa ntega amatwi dore ugisetsa w'ikigo. Sande yafashe screenshot nguke Oya ntabwo bivuze. uvuze Mute your nguke mic. Uretse Dumba reba hano Sande yafashe screenshot arayinyoherereza mu gitondo ambwira gute Eva yavuyeho I swear nari mutunguye nsanga yaramburotse Nari namwubakiye inzu aho ntuye, nari namuhaye inzu aho ntuye. Twatumvikanye. so ni ukuvuga ngo akimara gukora buriya bunyanga bwa hariya hirya Eva yahise aboroka Gasiya No, agita umugabo we usibye ko munishimiye kubiyunze na namu funga mic yawe ngufunze bwa nyuma do not go there urongera kujya muri ntuzo y'abandi ntago nza kukwemerera kandi this is the last warning nguhaye ntiwongere gukoresha amagambo uri gukoresha Eva yakwihanganiye yanze kukuvana kuri pano so stop once again stop ndakubujije iyubahe so wabibonye ibi bintu rero Dumba yavuze sorry ya ibyo wanditse uze no kubyubahiriza ntiwongere gukora ikosa ryo kugaruramo ntuza hano urukumva do not so urabona ko hano nyuma ya buriya bunyanga bwose Eva ahise amuboroka Dumba wabibonye aho hejuru yahise amuboroka yaramuborotse Yabyemeye ko yamuborotse. ngibi se hano Eva ahise amuboroka nyine yaramborotse pe dore nyuma y'ibi byose y'ibi ngibi